Yes right, hello, check. Iyo byiza cyane kandi rwose none amahoro y'Imana ko n'umongeye kunda rwose kandi kukurikira ibiganiro byacu hano kuri Gakuru Oneya. Iwa mwanya wizo kugira ngo ubane natwe mu biganiro byacu by'umwihariko kandi byano ku mategeko y'umuhanda. Ngiye gusuza kandi kwikirizana twa Teacher Gakuru. Simba nige ngirimo ariko n'umugenzi wanjye Sifa Gato the Classic. Ugenda dufasha mu buryo kontrola ibibazo ndetse n'ibisubizo byagiye bikorwa umunsi kundi. Ari nawe ucunga ya mashusho ubona kugeraho akeye neza rwose kandi n'amajwi akugeraho neza cyane rwose. Niwa mwanya wizo kugira ngo ufata akayika tugendane kuva ku cyose cyambere kugera ku cyose cyanyuma ibibazo byagiye bikorwa umunsi kundi. Icyo nkwizeza cyo nuko icyapa kirubazwe hano ndi bukikwereke kandi icyo nkwizeza cyo nuko ndi bukosora insobanuro ko n'umwihariko wacu nuko dukosora tunasobanura kuva ku cyose cyambere kugera ku cyose cyanyuma tuba dukosora aho ugenda rwena natwe kuva ku cyose cyambere rwose kugeza dusoje. Nizere ko meze neza muri kugenda mutsinda mubikesha iyi channel yacu kandi yanyu ibafasha by'umwihariko mu buryo kwiga amategeko y'umuhanda. Sibyo gusa rero muri wifuza ko dore gateganyo ariyo provisoire cyangwa se dore burundu ariyo permis tubigufashamo neza cyane utwandike kuri WhatsApp cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero ariyo 079 182 ngira ngo uri kubona naho tuba twakwandikiye hejuru urwose uyiduhamagara tukagufasha neza cyane rwose. Ku muntu wifuza ko tumuhugura mu buryo koresha mudasobwa ukavuga uti narize rwose narihuguye neza cyane ariko ikintu kigendanye no gukoresha mudasobwa ntabwo nkizi rwose nawe uraza tukagufasha ku buryo ibintu bigenda neza cyane rwose. Tugoye bizamini ukagenda bikosora ku buryo ujya kujya mu kizamini uvuga uti se buryo byantu bikorwa gutya ngiye mbifite amakuru burya kugira ngo binsinde biragoye ibundi rwose cyo turakigufasha bikagenda neza cyane. Sibyo gusa rero tugufite application nziza cyane tuguhereza na application nziza zibafasha kwiga na application nziza irimo ibibazo ndetse n'ibisubizo bigera kuri 400 irimo ibyapa byose irimo imirongo yose ikabamo amatara yose. Nyamuneka na application usabwa kuzajya gukora rwose waranyujijemo amaso ku buryo bwiza bworoshye kandi bwihuse. Na application irimo ibibazo bigendanye n'uburemere birimo ibigendanye n'imitambiko y'ibinyabiziga bintu muvuga ngo byarabananiye rwose muri application rwose birimo. So ntitudatinze rero twe dutangira n'icyapa kimwe tukagikosora hanyuma tweta tugaragaza uburyo icyo cyapa kiba gikora hanyuma twe dukomeza no kugenda dukosora tunasobanura ibibazo byacu ndetse n'ibisubizo byagiye bikorwa. Amatangazo yani turagenda tuyabamo hagati ahubwo reka dusabe Sifa Gato the Classic gaciro noneho icyapa cyacu cy'umunsi. Okay, alright. Icyapa cyacu cy'umunsi cyamaze kugera kunyakira amashusho yawe kiravuga ngo iki. Iki cyapa ubona hano ni kimwe mu bwoko bw'ibyapa bitegeka. Ubu ni mu byapa bitegeka bikozwe mu shusho y'uruziga bikagira ubuso bw'ibara ry'ubururu uko mubibona bikanagira n'ikirango cy'ibara ry'umweru uko mubibona ariko kandi umuzenguruko ukayibara ry'ubururu. Rero ubundi byapa bitegeka bibero kumenyesha umuyobozi ibyo ategetswe mu gihe ari mu nzira nyabagendwa. Ko nubwo twaba dufite ibyangombwa byo gutwara ibyo dutegekwa ari ibyo tubuzwa ari ibyo tuburirwa n'ibindi nk'ibyo byapa ngira ngo mugenda mubibona hano uko bwije nuko bukeye. Rero iki cyapa cyo kirategeka ngo ugukikira bitegetswe. Kuvuga ngo ubundi gukikira no kuba wagendaga mu nzira nyabagendwa cyangwa se mu muhanda ariko ukabona hari umuhanda wundi umeze nk'uko ubona iki kirango kimeze ukaba wagendaga mu muhanda munini yego ariko ugahita undi muhanda ukikiye muri ubu buryo bw'iki cyapa kimeze gutyo ukibonye nawe uhita ubibona gusa icyo ugomba kumenya cyo nuko kino ni icyapa gitegeka kiri mu ishusho y'uruziga ubuso bw'ubururu ikirango cy'ibara ry'umweru ndetse n'umuzenguruko w'ibara ry'ubururu. Ndizera ko icyapa kigaragaye niba kubaza ngo icyapa gisobanura icyo uzavuga ngo ugukikira bitegetswe. Nizera ko kigaragara rwose kandi cyumvikanye twisoro ko nabibabwiye rwose ntago twe dutinda mwereko wacu kosora tunasobanura reka dutangire ikibazo cyacu cya mbere dusaba Sifa Gato the Classic kukidushyiriraho. Okay, alright. Ikibazo cya mbere kimaze kugera kunyakira amashusho kirabaza ngo iki. Uburebure ntarengwa ku binyabiziga umutambiko umwe uhuza imipira ni A metero 12 B metero 7 C metero 100 D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya mbere kandi ugasanga ari umudukurikiye akaba atarakora subscribe nyamuneka rwose mureba ariko kandi abatarakora subscribe nawe mwarayikoze abatarasharinga ibiganiro byacu rwose mu bisharinga bigere kubana nawe bibashe kubafasha. Turi ku kibazo cya mbere kibaza ngo iki n'ubundi. Uburebure ntarengwa ku binyabiziga umutambiko umwe uhuza imipira ni A metero 12 B metero 7 C metero 100 D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cyacu cya mbere urasubizaga nta gutinda dusubije twese ku kibazo cya mbere ndakumenyesha ko igisubizo ni B ni metero 7 kuko buriya tuvuze uburebure ku bitambiko by'umwihariko buri ikinyabiziga gifite umutambiko umwe uhuza imipira ntago kirenze uburebure bwa metero 7. Iyo tuvuze mu mitambiko rero murabona nka kuri ikinyabiziga kiba kimeze ariko kandi gifite ari amapine y'inyuma bisanzwe abiri n'andi amapine abiri y'imbere. Burara amapine abiri y'imbere ntabwo ari umutambiko ko nta cyuma agiramo kiyahuza ariko ari amapine y'inyuma yo ashatse kuvuga umutambiko ko agiramo icyuma kiyahuza. Burara amapine y'inyuma afitemo icyuma cyo kiyahuza cya cyuma gihuza rero amapine y'inyuma nicyo twita umutambiko buriya
hariya. Ikinyabiziga cyose rero gifite umutambiko umwe uhuza imipira ntabwo kirenze uburebure bwa metero 7. Niyo mpamvu ku kibazo cya mbere igisubizo kibaye B. Twizere ko cyumvikanye rwose kandi kigaragaye ndetse cyari cyoroshye cyane gutera icumu ifu ntabwo twese cyane. Reka dusabe C hagati ya the classic ati noneho n'ikibazo cyacu cya kabiri. Okay, alright. Ikibazo cya kabiri kimaze kugera ku nyakiramashusho rwose cyo kiri kubaza ngo iki. Mu bimenyetso bimurika mu buryo bw'amatara abiri, itara ry'icyatsi kibisi rishyirwa aha hakurikira: A. Munsi y'itara ry'umuhondo, B. Hejuru y'itara ry'umweru, C. Munsi y'itara ry'umutuku, D. Cyangwa byose ni ibisubizo by'ukuri. Turi ku kibazo cya kabiri. Ndakwibutsa ko tugufitiye application nziza cyane zigufasha mu buryo bwo kwiga. Nyamuneka na application usabwa kujya gukora ikizamini warabanje kurebamo, irimo ibibazo ndetse n'ibisubizo bigera kuri 400, ikabamo ibyapa byose, ikabamo imirongo yose, ikabamo amatara yose. Nyamuneka rwose mutwandikire kandi mudukunde tubahe iyo application. Ni kuri WhatsApp yacu 0791824671 ngira ngo uri kubona naho twakwandikiye hejuru mu ibara ry'ubururu, kimwe nuko wayiduhamagara rwose biremewe nta kibazo. Turi ku kibazo cya kabiri. Mu bimenyetso bimurika mu buryo bw'amatara abiri, itara ry'icyatsi kibisi rishyirwa aha hakurikira: A. Munsi y'itara ry'umuhondo, B. Hejuru y'itara ry'umweru, C. Munsi y'itara ry'umutuku, D. Cyangwa byose ni ibisubizo by'ukuri. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya kabiri wasubije nta gutinda. Dusubije twise ku kibazo cya kabiri ndakumenyeshwa igisubizo ni C, rishyirwa munsi y'itara ry'umutuku. Ubundi n'uvango mu bimenyetso bimurika mu buryo bw'amatara abiri, ubundi muzarebe muri feruje twe tugira kenshi hano mu Rwanda uzasanga byo ari ibimenyetso bimurika mu buryo bw'amatara 3. Hejuru aba ari itara ritukura, hagati ari itara ry'umuhondo, hasi ari itara ry'icyatsi kibisi. Ubwo rero n'uvango mu gihe bimurika mu buryo bw'amatara abiri, noneho uzasanga ari amatara iryo riba ritukura ndetse n'icyatsi kibisi, ritukura rya hejuru hanyuma ry'icyatsi rikajya munsi y'iryo tara riba ritukura. Niyo mpamvu ku kibazo cya kabiri igisubizo kibaye C. Twizere ko kigaragaye kandi cyumvikanye rwose munasobanukiwe impamvu neza kandi mu nyuma muzasubiza nta gutinda twise cyane. Reka dusabe C hagati ya the classic ati n'ikibazo cyacu cya gatatu. Okay, alright. Ikibazo cya gatatu rwose nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Kubisikana no kunyuranaho bireba gusa ibinyabiziga bikurikira: A. Byihuta cyane ku buryo budasanzwe, B. Ibinyabiziga bidakumirwa, C. Ibinyabiziga bigenda, D. Cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya gatatu, turi kwihuta cyane. Kubisikana no kunyuranaho bireba gusa ibinyabiziga bikurikira: A. Byihuta cyane ku buryo budasanzwe, B. Ibinyabiziga bidakumirwa, C. Ibinyabiziga bigenda, D. Cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya gatatu wasubije rwose nta gutinda twise cyane. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya gatatu ndakumenyeshwa igisubizo ni C, ni ibinyabiziga bigenda. Ubundi ruvango mwibuke ko twabonye ko icyitwa kunyuranaho no kubisikana mu mategeko y'umuhanda, ubundi kubisikana ko kundi usanga ibinyabiziga biri bihuye, kimwe kimanuka ikindi kizamuka, ariko urumva ko ibyo binyabiziga biri kugenda. Mu gihe kunyuranaho nanone nuko ibinyabiziga biri byose biri kugenda mu cyerekezo kimwe, ariko ikinyabiziga cy'inyuma kikaba kirusha ikimbere umuvuduko, kikaza kikakinyura, ari byo mwita ngo kudepansa. Kudepansa. Ubwo rero icyo mwita kudepansa nicyo kizagira gute, nicyo kizakorwa aricyo twita kunyuranaho. Ruvango rumva ko ibyo byose bari ibinyabiziga bigize gute bigenda. Niyo mpamvu ibirebana n'iri teka ryo kunyuranaho no kubisikana bireba gusa ibinyabiziga bigize gute bigenda. Niyo mpamvu igisubizo kibaye C. Twizere ko cyo tugisobanura neza rwose kandi kigaragaye nta gutinda twise cyane. Reka dusabe C hagati ya the classic ati n'ikibazo cyacu cya kane. Okay, alright. Ikibazo cya kane rwose nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho agomba: A. Kwegera iruhande rw'iburyo, B. Kwegera hakurya y'umuhanda, C. A na B ni ibisubizo byiza, D. Cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya kane nkutse ko ngene twatishaka kuri ibisanzwe gikomeje gukurikira ni Gakuru on air mu biganiro byacu bya munsi bisanzwe kandi bikurikira utarakora subscribe rwose no mwanya muze kugira ngo bikore tutacuko n'ibiganiro byacu bisanzwe kandi bikurikira. Turi ku kibazo cya kane. Umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho agomba: A. Kwegera iruhande rw'iburyo, B. Kwegera hakurya y'umuhanda, C. A na B ni ibisubizo byiza, D. Cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya kane wasubije rwose tudatinze. Dusubije twise ku kibazo cya kane ndakumenyeshwa igisubizo ni A, ni ukwegera iruhande rw'iburyo. Ko nukuvuga ngo igihe cyose umuyobozi abonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho nta kindi kinazakora cya mbere ni ukwegera iruhande rw'iburyo, kuko niyegera iburyo azaba ari gusiga umwanya ibumoso, kandi mwibuke ko kunyuranaho bikorerwa ku ruhande rw'ibumoso. Niyo mpamvu kuri kino kibazo cya kane umuyobozi wese ubonye ko hari undi umukurikiye ariko ashaka kumunyuraho nta kindi kinazakora cya mbere nuko azagenda yegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Dizere kibazo rwose cya kane cyumvikanye neza nta gutinda. Reka dusabe C hagati ya the classic adushyira n'ikibazo cyacu cya gatanu.
Okay, alright. Ikibazo cya gatanu rwose nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Icyerekezo kimwe gishobora kubaho cyangwa kigashyirwaho a buri gihe, b ku masaha amwe n'amwe, c mu buryo busimburana, d cyangwa a na b ni ibisubizo by'ukuri. Turi ku kibazo cya gatanu. Icyerekezo kimwe gishobora kubaho cyangwa kigashyirwaho a buri gihe, b ku masaha amwe n'amwe, c mu buryo bwumvikanyweho, d cyangwa a na b ni ibisubizo by'ukuri. Ku kibazo cya gatanu wasubije gane rwose nta gutinda twise cyane, nta gutinda dusubije twese ku kibazo cya gatanu. Kubeshya igisubizo ni d. Iki cyerekezo kimwe burya kiba gishobora kubaho cyangwa se kigashyirwaho mu buryo bumeze gute. Cya mbere ni buri gihe, ikindi kandi ni ku masaha amwe n'amwe. Ni ukuvuga ngo ubundi iyo tuvuze icyerekezo kimwe ni kwa kundi uzasanga ibinyabiziga mu gihe bigenda mu muhanda, uzasanga hari bavuga bati uyu muhanda urafunze, wenda ufunze ku baturuka imbere cyangwa se abaturuka inyuma bitewe n'igice runaka bafunze. Icyo gihe rero hazaba icyerekezo kimwe. Icyerekezo kimwe rero kizabaho cyangwa se gishobora gushyirwaho buri gihe cyangwa ku masaha amwe n'amwe. Ndizera yuko kino cyose cya gatanu kigaragara kandi cyumvikanye rwose, ndetse cyari cyo cyane gutera icumu ifu nakutinda twise cyane. Reka dusabe sifa gato de classic turi mu kibazo cyacu cya gatandatu. Okay, alright. Ikibazo cya gatandatu rwose twise cyane nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera a kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, b gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya gatandatu. Birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera a kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, b gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya gatandatu wasubije gane rwose nta gutinda twise cyane, nta gutinda dusubije twise ku kibazo cya gatandatu. Ndakumenyesha ko igisubizo ni c a na b ni ibisubizo by'ukuri, kuko buriya buri cyose twaye ikinyabiziga bibujijwe kuba wabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga bitewe n'uko wagabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe cyangwa se kuba wakacira feri ariko kandi bidatewe no kwirinda ibyago. Ibyo byose rero biraba bibujijwe. Niyo mpamvu igisubizo ari c a na b bibaye ibisubizo by'ukuri ku kibazo cya gatandatu. Rwose twizere ko kigaragara kandi cyumvikanye nta gutinda twise cyane. Reka tunyarukire ku kibazo rwose cyacu cya karindwi sifa gato de classic bidufashemo. Okay, alright. Ikibazo cya karindwi nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Birabujijwe guhagarika umwanya munini mu gihe kirenze iminsi 7 ku nzira nyabagendwa, a ibinyabiziga bifite moteri bitagishoboye kugenda, b rumoroki, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya karindwi. Birabujijwe guhagarika umwanya munini mu gihe kirenze iminsi 7 ku nzira nyabagendwa, a ibinyabiziga bifite moteri bitagishoboye kugenda, b rumoroki, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya karindwi rwose wasubije gane nta gutinda twise cyane, nta gutinda dusubije twise ku kibazo cya karindwi. Ndakumenyesha ko igisubizo ni c a na b ni ibisubizo by'ukuri, kuko buriya biba bibujijwe kuba wahagarika umwanya urenze iminsi 7 ubundi ku nzira nyabagendwa y'ibinyabiziga. Cya mbere ni ibifite moteri bitagishoboye kugenda. Bivuze ko ikinyabiziga gifite moteri kitagishoboye kugenda ubwo kiba cyarapfuye cyangwa se kiba cyapfuye. Ikindi rero ni rumoroki. Iyo tuvuze rumoroki mwibuka ko mu mategeko y'umuhanda tugira icyo twita rumoroki na makuzungu. Ubona uvuga ngo rumoroki ni kiriya kinyabiziga cy'inyuma kiba gikururwa, ariko makuzungu ni kiriya kinyabiziga cy'imbere kiba gikurura. Bisobanuye iki rero? Kiriya kinyabiziga cy'imbere gikurura ari cyo makuzungu cyo mu gihe wenda ari kizima cyaba cyakururaga rumoroki kikagira ikibazo bikangwa ko muyisiga aho ngaho, byibura ntabwo wemerewe ko warenza iminsi 7 uyihagaritse aho ngaho. Ko mu gihe uyahagaritse igihe kirenze iminsi 7 bazagucaginga imisoro myinshi rwose, cyangwa se polisi zikiyakure mu buryo bwose ishaka kandi bwayorohera. Ndizera ko kino kibazo cya karindwi rero nacyo cyumvikanye kandi rwose kigaragaye nta gutinda twise cyane. Reka dusabe sifa gato ya de classic none dushyire ikibazo cyacu cya 8. Okay, alright. Ikibazo cya 8 rwose turi kwihuta cyane nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Abagendera mu nzira nyabagendwa babujijwe kwata ibi bikurikira: a umurongo w'abasirikare bagenda, b umurongo w'abanyeshuri bashorewe n'umwarimu, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turi ku kibazo cya 8. Abagendera mu nzira nyabagendwa babujijwe kwata ibi bikurikira: a umurongo w'abasirikare bagenda, b umurongo w'abanyeshuri bashorewe n'umwarimu, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 8 wasubije gane nta gutinda twise cyane.
dusubije twihuse ku kibazo cya munani ndakumenyeshwa igisubizo ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri mwereka wacu kosora tunasobanura. Ndakumenyeshwa ubundi abagendera mu nzira nyabagendwa kuvuga ngo babujijwe kwata ni gute. Kwata ni kuri uzasanga abantu banyura hagati y'abandi bantu runaka ariko bafitanye gahunda. Urugero nk'hano baguhaye harimo kuba banyura hagati y'abasirikare bagenda. Iryo ni ikosa ritabaho, kunyura hagati y'abasirikare bagenda ubwo ubaye haduye kandi numvise ngo umuntu ubaye haduye baramukubita zikamunukaho. Ese yemwe mwe mudukurikira mwari mwumva yanyuze hagati y'imirongo y'abasirikare nubwo yaba ari umusazi ngo bamukubita zikamunukaho cyangwa cyenda bavuga ngo umusazi atinya nyina ngo n'umusazi atinya nyina. Nuvuga ngo rero iki turi kuvuga cyitwa kwata no kubanyura hagati y'imirongo y'abasirikare bagenda cyangwa se abanyeshuri bashorewe n'umwarimu ntabwo byemewe, nicyo twita kwata. Kwata no guca hagati y'abantu runaka ariko kandi bafitanye gahunda mu buryo bugaragara. Ibyo rero birabujijwe, ntabwo byemewe ku murongo w'abasirikare bagenda cyangwa se umurongo w'abanyeshuri kandi bashorewe n'umwarimu. Niyo mpamvu igisubizo kibaye C, A na B ni ibisubizo by'ukuri kuri kino kibazo cya munani. Twizere ko kigaragara rwose kandi cyumvikanye nta gutinda twise cyane. Reka dusabe sifa gato de class gadushyiraho n'ikibazo cyacu cya 9. Okay, alright. Ikibazo cya 9 rwose twihuse cyane nacyo kimaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Uburemere ntarengwa ku mateme akozwe mu ngiga z'ibiti ni A, toni 46, B, toni 8, C, toni 30, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya 9. Uburemere ntarengwa ku mateme akozwe mu ngiga z'ibiti ni A, toni 46, B, toni 8, C, toni 30, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 9 wasubijwe nayo nta gutinda twese cyane. Nta gutinda dusubije twise ku kibazo cya 9 ndakumenyeshwa igisubizo ni B, ni toni 8 buriya uburemere ntarengwa bukozwe cyangwa se bujya ku mateme ariko akozwe mu ngiga z'ibiti ntabwo bugomba kurenga toni 8. Hari umunyeshuri nabajije ngo ese bumva itema ari icyo aransubiza kabimba ngarahantu ngo bagiye bagatema ibyatsi. Reka iyo tuvuze iteme ni ikiraro mu Kinyarwanda, ariko kandi mu Kinyarwanda bora ntabwo tubyite nyine ikiraro, tubyita iteme nk'uko uri kubona babikubaza mu mategeko y'umuhanda. Aha rero nibavuga iteme uzumva ikiraro, kandi bavuga iteme rikozwe mu ngiga z'ibiti ubwo ni ko rusanga ikiraro gikoze mu biti cyangwa se mu mbaho. Burya rero uburemere ntarengwa ku mateme akozwe mu ngiga z'ibiti ntabwo buzarenga toni zingahe? Toni 8. Turizera ko kino kibazo rwose cyacu cya 9 cyumvikanye neza rwose nta gutinda twese cyane. Reka dusabe sifa gato ya de class kadushyiraho n'ikibazo cyacu cya 10. Okay, alright. Ikibazo cya 10 rwose nacyo kimaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Iyo begereye ibyome bategereje kwambuka, abayobozi bagomba A, gutonda umurongo umwe, B, guhagarara iburyo bw'umuhanda, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 10. Iyo begereye ibyome bategereje kwambuka, gutambuka, abayobozi bagomba A, gutonda umurongo umwe, B, guhagarara iburyo bw'umuhanda, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 10 amaze gusubiza gane nta gutinda twise cyane. Dusubije twihuse ku kibazo cya 10 ndakumenyeshwa igisubizo urabyumva gute. Igisubizo hano ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mwereka wacu kosora tunasobanura dukumenyeshwa iyo tuvuze ngo iyo begereye ibyome bategereje gutambuka, abayobozi buryo bagomba kugira gute, bagomba gutonda umurongo umwe, ikindi kandi bagahagarara iburyo bw'umuhanda. No mvana igisubizo ari C, A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ubu nuvuga ngo nibavuga icyome uzahita wumva nk'ubwato muri make. Rero nuvuga ngo mu gihe abayobozi b'ibinyabiziga begereye ibyome cyangwa se begereye nyine ku mato bategereje kwambuka, ko buri hari ibyome cyangwa amato yambutsa ibinyabiziga, icyo gihe rero bizasaba yuko ariko ibyo byome cyangwa ayo mata bari manini cyane, bizasaba ko muri cyagiye babayobozi bazanye ibinyabiziga byabo mbere ko babyinjiza muri cya cyome bazaba bahagaze ku murongo umwe kandi bahagaze iburyo bw'umuhanda. Niyo mpamvu kuri kino kibazo cya 10 igisubizo kibaye C, A na B. Nizere ko cyumvikanye rwose kandi gisobanutse nta gutinda twise cyane. Rero reka dusabe sifa gato ya de class katuriho ikibazo cyacu cya 11. Okay, alright. Ikibazo cya 11 rwose twihuse cyane nacyo cyamaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Umuyobozi ushaka kugabanya umuvuduko agomba kubyerekanisha A, ibimenyetso ndangambere, B, amatara yo guhagarara gusa, C, amatara ndanganyuma, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 11. Umuyobozi ushaka kugabanya umuvuduko agomba kubyerekanisha A, ibimenyetso ndangambere, B, amatara yo guhagarara gusa,
C amatara ndanganyuma, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 11 wasubije gane nta gutinda twise cyane. Dusubije twise ku kibazo cya 11 ndakumenyesha ko igisubizo ni D. Hano nta gisubizo kirimo kubera iki? Ubu ni umuyobozi ushaka kugabanya umuvuduko, nta kindi kintu rwose ku kinyabiziga kibyerekana. We ubwe ni ugabanya, nta tara ribo ribwira abandi bagenzi ngo ngiye kugabanya umuvuduko. Oya, n'ibinyabiziga bigira amatara ya feri cyangwa yo guhagarara yakanyina ruko umuntu asa n'ugiye kuri feri cyangwa kandi agera ko bimukana kaba yagiye. Ahubwo bakubazwa nyine mbere yuko agabanya uwo muvuduko hari ikihe kintu abyerekanisha. Icyo rero ntacyo, niyo mpamvu kuri kino kibazo rwose cyacu cya 11 igisubizo cyabaye D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turizera ko ikibazo cya 11 nacyo tugisobanura neza rwose kandi cyumvikanye neza nta gutinda twisa cyane. Reka dusabe safe gato ya The Classic adushyira n'ikibazo cyacu cya 12. Okay, alright, ikibazo cya 12 nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki? Ibinyabiziga berekeranije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure A burenga metero 500, B butarenga metero 500, C bungana na metero 80, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo ni cya 12 turiho rwose. Ibinyabiziga berekeranije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure A burenga metero 500, B butarenga metero 500, C bungana na metero 80, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 12 rasubijwe nayo rwose nta gutinda twese cyane. Nta gutinda dusubije twese ku kibazo cya 12 ndikumenyeshwa igisubizo ni A ni butarenga metero 500. Tugaruka mwere ko cokosoro tunasobanura iyo tuvuze ngo ibinyabiziga berekeranije mu butumwa twabwiye ko ari ibinyabiziga nyine biba bigenda ariko bigamije urugendo rumwe, biturutse i Kigali wenda bitwaye abantu 200 ariko urumva n'ibinyabiziga byinshi bigiye wenda Karongi ku Kibe cyangwa se wenda i Rusizi cyangwa se wenda Ihuye n'urugero. Abo bantu ntabwo bazajya mu modoka imwe, birumvikana ko bazajya mu binyabiziga bitandukanye. Rero ibyo binyabiziga bishyirwa mu matsinda mu gihe cyose bitonze uburebure burenga metero 500. Ntabwo bugomba kurenga butagomba kurenga metero 500. Iyo bigeze kuri metero 500 bya binyabiziga ibita bishyirwa mu matsinda. Itsinda rya mbere rikagenda rifite metero 500, hari kava bakurikira izindi rifite metero 500, gutyo. Niyo mpamvu kuri kino kibazo rwose cyacu cya 12 igisubizo kibaye A. Uvanga ibinyabiziga biherekeranije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure bugize gute burenga metero 500. Niyo mpamvu ku kibazo cya 12 igisubizo cyabaye A. Twizere ko cyumvikanye rwose kandi kigaragaye nta gutinda rwose. Twese reka dusabe sifa gato ya The Classic gato ikibazo cyacu cya 13. Okay, alright, ikibazo cya 13 rwose twihuse cyane nacyo cyamaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki? Abayobozi b'amagare na velomoteri babujijwe kunyura hagati y'imirongo ibiri ibangikanye A y'ibinyabiziga bikurikiranye, B yazarumura iki, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 13. Abayobozi b'amagare na velomoteri babujijwe kunyura hagati y'imirongo ibiri ibangikanye A y'ibinyabiziga bikurikiranye, B yazarumura iki, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 13 wasubijwe nayo rwose nta gutinda twise cyane. Dusubije twese hano ku kibazo cya 13 ndikumenyeshwa igisubizo ni D. Hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo ko abayobozi b'amagare na velomoteri n'ibyo rwose babujijwe kunyura hagati y'imirongo ibiri ibangikanye ariko kandi ikaba ari yindi n'ubundi yaba igaragazamo ibisate bibiri by'umuhanda mu buryo bugize gute burombereje. Iriya mirongo ntabwo abayobozi b'amagare ndetse na velomoteri bemerewe kugira gute kuyinyuramo. Ubwo rero uvuga ngo iyo mirongo ibiri ibangikanye ntabwo ari ibinyabiziga bikurikiranye, si yazarumura iki, si A na B ntabwo ari byo. Rero hano kandi nta gisubizo cy'ukurikirana mpamvu ari D rwose. Nizere ko cyumvikanye nacyo tugisobanuye neza cyane rwose. Ikibazo cya 13 tutagitinzeho reka dusabe sifa gato ya The Classic gakiro n'ikibazo cyacu cya 14. Okay, alright, ikibazo cya 14 rwose naho kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki? Uburebure bwa makuzungu ntiburenza A metero 20, B metero 17 na santimetero 40, C metero 18, D cyane metero 25. Turi ku kibazo cya 14. Uburebure bwa makuzungu ntiburenza A metero 20, B metero 17 na santimetero 40, C metero 18, D cyangwa ni metero 25. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 14 wasubije gane nta gutinda twise cyane. Nta gutinda dusubije twise ku kibazo cya 14 ndakomeshwa igisubizo ni B ni metero 17 na santimetero 40. Mwere ko cokosoro tunosobanura ndakomeshwa tuvuze ngo uburebure bwa makuzungu burya makuzungu biko kari cya kinyabiziga
cy'imbere kiba gikurura. Ntabwo rero kiriya kinyabiziga ubu nicyo kiba gikurura remorke, ntabwo rero kiba burya uko byagenda kose ntabwo cyarenza uburebure bwa metero 17 na santimetero 40. Niyo mpamvu ku kibazo cya 14 igisubizo kibaye B. Twizere ko mukibonye kandi musobanukiwe neza muzagize igisubiza nta gutinda twese cyane. Reka tunyarukire ku kibazo rwose cyacu cya 15 sifa gato ya de classic bidufashemo. Okay, alright, ikibazo cya 15 rwose nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Ubuhagarike bw'ikinyabiziga ntiburenza metero zikurikira: A metero 7, B metero 4 santimetero 20, C metero 12, D cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turi ku kibazo cya 15. Ubuhagarike bw'ikinyabiziga ntiburenza metero zikurikira: A metero 7, B metero 4 santimetero 20, C metero 12, D cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 15 wasubijwe nta gutinda twese cyane. Nta gutinda dusubije twise ku kibazo cya 15 dukomeshwa igisubizo ni B, ni metero 4 na santimetero 20. Mwari kwacu kosoro tunasobanura iyo tuvuze ngo ubuhagarike bw'ikinyabiziga birumvikana no kuba wapima uturutse hasi ari ikinyabiziga kiba gitereye ku cyase kiba gihagaze nyine kuzamuruka gezeho kigarukira, ntago burya mbere na nyuma ntago cyarenza metero 4 na santimetero 20. Ndizera ko kino kibazo rwose cya 14 kigaragara kandi nacyo cyumvikanye ndetse gisobanutse rwose kandi cyari cyoroshye no gutera icumwe. Nta gutinda twese cyane rero reka dusabe sifa gato de classic dushyiraho n'ikibazo cyacu cya 16. Okay, alright, ikibazo cya 16 rwose nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Birabujijwe gutwara ku ntebe z'ikinyabiziga umubare urenze uwateganyijwe na A polisi y'igihugu yo mu muhanda, B polisi y'igihugu, C ikigo gishinzwe kugenzura ibinyabiziga, D cyangwa n'uwagikoze. Turi ku kibazo cya 16. Birabujijwe gutwara ku ntebe z'ikinyabiziga umubare urenze uwateganyijwe na A polisi y'igihugu yo mu muhanda, B polisi y'igihugu, C ikigo gishinzwe kugenzura ibinyabiziga, D cyangwa n'uwagikoze. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 16 wasubijwe nta gutinda twese cyane. Nta gutinda dusubije twise ku kibazo cya 16 tukumenyeshwa igisubizo ni D, n'uwagikoze. Burya bundi mu mategeko y'umuhanda birabujijwe gutendeka. Nta muntu wemerewe gutendeka ngatware umubare w'abantu urenze wateganyijwe n'uwakoze ikinyabiziga. Kuko wakoze ikinyabiziga nibagiye ko gitwara abantu 5 ni 5 kizatwara, najya ko gitwara abantu 30 nibo kizatwara. Urengejeho rero icyo gihe uba warengeje umubare wagenwe n'uwakoze icyo kinyabiziga, ntago byemewe. Twizere ko ikibazo cya 16 nacyo mukibonye kandi kigaragara rwose nta gutinda twise cyane. Reka dusabe sifa gato de classic gashyira n'ikibazo cyacu cya 17. Okay, alright, ikibazo cya 17 rwose nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho kiri kubaza ngo iki. Igare, velomoteri n'ipikipiki ntibishobora gutwara abantu barenze A 2, B umubare w'intebe ziteganijwe, C 1, D cyangwa byose ni ibisubizo by'ukuri. Turi ku kibazo cya 17. Igare, velomoteri n'ipikipiki ntibishobora gutwara abantu barenze A 2, B umubare w'intebe ziteganijwe, C 1, D cyangwa nta gisubizo cyangwa byose ni ibisubizo by'ukuri. Ku kibazo cya 17 wasubijwe nta gutinda dusubije twese ku kibazo cya 17 dukumenyeshwa igisubizo ni B, n'umubare w'intebe ziteganijwe. Burya yaba igare yaba velomoteri yaba ipikipiki yewe n'ikindi cyari cyose burya ntabwo bishobora gutwara umubare w'abantu barenze umubare wagize gute wateganyijwe, cyangwa se umubare w'intebe ziba zigize gute ziba ziteganyijwe. Niyo mpamvu ku kibazo cya 17 rwose nacyo cyumvikane rwose. Yaba igare n'ikindi kinyabiziga icyo cyose n'ubwo bavuze igare, velomoteri cyangwa ipikipiki ntago rwose byatwara umubare urenze wateganyijwe. Ubwo nyine wagikoze umubare yagiteganyirije ntago umubare kiba cyawurenze. Turizera ko ikibazo cya 17 nacyo mucyumvise rwose nta gutinda twese cyane. Reka dusabe sifa gato de classic dushyira n'ikibazo cyacu cya 18. Okay, alright, ikibazo cya 18 rwose nta gutinda nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Uburemere ntarengwa ku binyabiziga bikururana ni A toni 20, B kilogarama 100, C toni 8, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cyacu cya 18. Uburemere ntarengwa ku binyabiziga bikururana ni A toni 20, B kilogarama 100, C toni 8, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya 18 wasubijwe neza rwose nta gutinda twise cyane. Dusubije twise ku kibazo cya 18 ndakumenyeshwa igisubizo ni A, ni toni 20 cyangwa se kilogarama 20,000. Buryo ibinyabiziga byose bikururana ntago byarenza kilogarama cyangwa se uburemere bw'ibikururana nyine burenga toni 20. Niyo mpamvu ku kibazo cya 18 igisubizo kibaye A. Nacyo twizere ko kigaragara rwose kandi cyumvikanye ndetse mucyumvise ndetse kandi umuntu yagisobanukiwe nta gutinda twise cyane. Reka tunyarukire ku kibazo rwose cyacu cya 19 sifa gato de classic bidufashemo.
Okay, alright. Ikibazo cya 19 rwose nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Ijambo ibiziga by'umutambiko bivuga a ibiziga biteganye, b ibiziga bikurikiranye, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turi ku kibazo cya 19 kibanziriza icyanyuma cyacu cy'uyu munsi. Ijambo ibiziga by'umutambiko bivuga a ibiziga biteganye, b ibiziga bikurikiranye, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 19 dusubije nta gutinda twese cyane. Nta gutinda dusubije twise ku kibazo cya 19 ndakumenyeshwa igisubizo ni a ni ibiziga biteganye. Buryo tuvuze ibiziga by'umutambiko, mwibuke ko umutambiko ugizwe n'icyuma gitambitse ariko gihuza amapine abiri ari ay'inyuma, ipine ryo hakurya n'iryo hakuno buraba bifungiye ku mutambiko. Nuvuga ngo rero niyo mpamvu ijambo ibiziga by'umutambiko bivuga iki, bivuga ibiziga ariko kandi biteganye. Ndizera ko cyose cya 19 nacyo mukibonye kandi rwose gisobanutse neza, ndetse cyari cyoroshye cyane no gutera 10 ifu nta gutinda twese cyane. Reka tusabe sifa gato ya the classic katushiro n'ikibazo cyacu cya 20 nacyo kidusoreza ikizamini cyacu cy'uyu munsi. Okay, alright. Ikibazo cya 20 rwose nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Rumoroki ntoya igomba kuba ifite uburemere bwemewe a butarenga ibiro 750, b burenga ibiro 750, c bungana n'ibiro 750, d cyangwa byose nibyo. Turi ku kibazo cya 20. Rumoroki ntoya igomba kuba ifite uburemere bwemewe a butarenga ibiro 750, b burenga ibiro 750, c bungana n'ibiro 750, d cyangwa byose nibyo. Ku kibazo cya 20 rusubijwe rwose nta gutinda twese cyane. Nta gutinda dusubije twese ku kibazo cya 20 ndakumenyeshwa igisubizo ni a ni butarenga ibiro 750. Ko mwereka wacu wakosora tunasobanura urimo tuvuze ngo rumoroki ntoya ni kira kinyabiziga cy'inyuma kiba gikururwa ariko kandi gifite uburemere bwa mbere na nyuma by'ibura bwatuma yitwa rumoroki ntoya. Ntabwo bwajya munsi y'ibiro 700, ntabwo bwarenga ibiro 750. Uyu ukagera kuri gasutamo cyangwa se ku mupaka bari gusuzuma ikinyabiziga cyawe utwaye, bazareba uburemere bwacyo nicyo cyambere bazareba. Hanyuma rero nibasanga kirengeje ibiro 750 ntabwo izaba ikirere mu ruki ntoya, bazayisoresha ku bigendanye n'ibinyabiziga nyine binini cyangwa se mu ruki nini. Ariko nibasanga ari mu ruki ntoya itarenze ibiro 750, icyo gihe bazayisoresha nka mu ruki ntoya. Reka rero tubashimire, twizere ko ikibazo rwose cyacu cya 20 mu cyumvise. Reka rero tubashimire ko mwabanye natwe kuva ku kibazo cya mbere kugera ku kibazo cya nyuma. Ngewe nitwa Teacher Gakuru, bari kumwe n'umugenzi wa Sifa gato ya the classic. Iyo ukomeje gukurikira ni Teacher ni Gakuru on air. Imana y'ubuzima umugisha n'ubugeni byacu by'ubutamoro. Imana bane namwe. Shalom.